Yes, nkuko muri kubibona uyu nguyu ni Kevin Kade arahageze kuri Entebbe Airport International hano Uganda. Uyu ni Kevin Kade, dore ukuntu hagera sha, dore amafresheri do. Yeah, my pleasure. Kevin Kade is in the building. How are you feeling? Yeah. Fine, I'm doing great. Yeah. How many times have you been to Uganda, by the way? This is my third time. Third time? Yeah. How's it been every time you come here? Every time it's hot here, it's sunny. I don't know what's wrong with this place. Yeah. What do you expect on these concerts that you're going to be performing with you, the band, or with many other artists? What do you have in mind? You better accept something which is big, because I will be performing Sikosa for you guys, and I know Ugandan people love the song, so it's my pleasure to be here again. Wow. Kaze ukomeje gukurikirana Dreamax TV no muhungu wanyu Kabuye Folomolo Beje nko mubizi tuba tuje kubagezaho amakuru y'uruvange. Uyu munsi nkuru tukuzaniye ni ya The Ben Tiger kabisa, aho yageze i Kampala rwose gutaramira abanya Uganda kugira ngo abatemo album yiwe yagiye kuyimurika yo bayita Pent Love. Iyo album rwose akaba yarayiteguje rwose, akaba ari igitaramo cyari kirenze ubu ngubu tugiye kubereka bimwe byaranze igitaramo cya The Ben rwose. Uburyo byari birenze rwose, live twari twibereye i Kampala rwose, atagiruza kuba bishane. Numvishe bamwe muri bo abo bita ba Godfather bafite umugambi mubi wo kuza kuvuga ibitabaye, baza gusebya The Ben rwose. Uyu munsi twari twihibereye tuze kubahereza video zose ko byagenze, kuko igitaramo yari yakubise huzuye. Igitaramo ni cyabereye muri Serena Hotel, hari hakubise huzuye kabisa, kuko igitaramo cyari cyabereye muri Serena Hotel, ahubwo tebo ahasanzwe kwa kwishyura ibihumbi 150, naho VIP akaba ari ibihumbi 400. VVIP ari miliyoni 3 rwose z'amagande kabisa. Aho igitaramo hari huzuye, hari hajemo abantu benshi bari baje gutarama ba Joshua Braka rwose. Ni live kabisa, twari twahigereye tubatama amakuru, tuza kubereka video y'ibyaranze byose, kuko byari imiriro yagera arimba, abantu baragenda bararira rwose, baravuga ati uyu niwe muhanzi wiye byose, kuko yasize Uganda yitwitse yishumitse neza. Ubonye byabereyeyo wakumirwa rwose, kuko yari yazamukanye hariya n'abahungu bita Kevin Kade, yazamukana na Element rwose, bari bagiye kwifatiramo. Yazamukanye n'umu DJ twemera no mu Rwanda Lenz, usigaye uri kubikora kabica bigacika, ukiri umwana muto bamwita DJ Flex. Yari yazamukanye nayo mu gukora uruvange rw'indirimbo kabisa, yagiye abatamo rwose, ibintu byari show. Icyo nabonye cyo nuko kabisa n'umuntu ufite ubumuga bwo kutagenda, nabonye zunguza n'imbago rwose, akanyeganyega akavuga ati utari uyu muziki rwose wa The Ben rwose. Uyu munsi byari shock, aho ibintu byari hatari kabisa, kuko urabona nanjye uyu munsi ukuntu naje nambaye rwose, nagiye kwa Detroit namfata ikintu bita ikoti kabisa. Navuga ati kwinjira mwakiriya kirori rwose utambaye ikoti byaba ari ibintu bisa nabi. Navuga ati ngomba nanjye kumanuka nsa neza, kugira ngo nze kwereka abanyarwanda ishusho rikeye, kuko nawe ikeye werekana ishusho rikeye. Ewana ndavuga ati nanjye ngomba kumanukana ikoti ryanjye, mba ndarizamukanye njya mu gitaramo rwose. Ibyabereye byo ewana nuko mubimenyereye. Tiger rwose murabizi, ntabwo bakwita Tiger utari Tiger kabisa, kuko yagiye arahatwika, yashumitse, ibintu byari imiriro. Aho byabaye rwose, abakobwa b'Abagande bageze gutya barabyina, buri umwe wese arumirwa, aratanga, aravuga ati cyazi ikintu cy'igitaramo kibaye cyambere muri East Africa mu bintu yakoze The Ben kabisa, kuko abana bagiye barasara, abarize bagwa hasi bashaka kujya guhobera The Ben, kuko hariho yanare kabisa. Bimwe mu byaranze igitaramo kabisa, hari abakobwa bamwe na bamwe bifuzaga guhura na The Ben kabisa, bamwita Tiger, batabonye uburyo, ariko bamwe muri bo bahuye nabo, bamwe barize rwose, bamwe baza kurira bamujyama, harababwira ati muhumure. Byari biri ibintu bikaze rwose, igitaramo cyari sawa cyane, kuko urebye hoteli yari yuzuye, bamwe babuze naho bajya basigara no hanze kumvira imiziki hanze, kuko byari ibintu bikaze. Ari cyo gitaramo kabisa, mu bimwe byaranze maze ko byaranze icyo gitaramo, abakobwa barize, ariko nyuma yaho siwe gusa wakoze, kuko byageze gutya haza umuhungu bamwita Kevin Kade. Yagiye nkuko mumenyereye mu Rwanda, afata ibitaramo abamutumiye akakigira ikiwe, nawe yagezeyo arahatwika. Abagande baravuga ati dore impano utari kizamuka rwose, baravuga ati ase uyu muntu kuva kera kose kuko yabaga hehe, kuko yagiye araririmba arabikora, kuko bafitanye indirimbo bayita Sikosa ari kumwe na Element. Kevin Kade yagiye gukora ibintu rwose biterwa, baravuga ati cyaze uyu muhungu niwe wa mbere, iyi ni big talent, kuko Element nawe yagiye abakubita wa muziki we uryoheye amatwi, yanjyana yiwe rwose arabaririmbira.
murabizi ni umusore uhagaze neza ubu uririmba neza rwose, ni wa musore rwose uzi kuririmba kuko nawe yageze yararirimba ibintu biragenda biracika rwose, baravuga ati cyaze mu Rwanda mwifitiye impano zirenze rwose, ni ugukora cyane kuko impano zanyu kuko zigiye kwamamara zikagera hose, zikagera muri Afrika no ku isi yose muri rusange, kugira ngo ibihangano bikomeze kuzamuka. Bagiye bakora show, Kevin Kade we noneho yatwemeje ibintu yakoreye, ntabwo bisanzwe, yabyinnye yabakubise ikintu bita umuziki rwose, ibintu byari bikaze kabisa. Igikurikiyeho ni ukubereka show ko byagenze. Izi video wowe komeza gukurikira Dreamax TV, ndahita nza kugaruka nyuma y'izi video kabisa, turebe uko bimeze, wivaho kabisa urebe uko show byagenze. Igitaramo twaje turagifite kabisa, tukwereka uko muri show byagenze, ukuntu hari huzuye, ukuntu show baje bakatwika, uko byari bimeze kabisa. Ewana byari imiriro. Rugari, I think kando yachiza makando menshi, that's when you bona light ifatika tu. Lastly Beni, nshaka kukubaza, bari bavuze kuri ya mpano ho gatoya, ejo ntitwaraganira mbwira ko afite ubwoba, sinzi niba muvugana, aherutse muri interview bamushyiraho pressure, birangira avuze yuko mu byamamare mu Rwanda babakobwa cyangwa se abibitsina gore yakunze Pamela ngo ageraho nabwo amobloka, warabibonye? I think nayibonye bitambuka tu. Nicyo abivugaho, nimba nta bwoba, ubwoba bwe bushire cyangwa ya mano ni murumuna wanjye, I love him dearly, dufitanye n'imikorwa bigomba kuza biri imbere, projects for sure, so ariko kuri iyo ngingo ntagire ubwoba men. Nkuko mumaze kubona izi video kabisa zaranze igitaramo cya The Ben Tiger B, rwose mwabonye ko byari imiriro, zari show zimwe zirenze, twibereye Kampala, hatagira umuntu uza kuguhereza ibintu yakuye ahandi akaguhereza fake, kuko twe twari duhari live twibereye Kampala rwose. Wowe umaze kureba izi video utagenda udakoze like, share, comment kabisa, nta handi uzabisanga usibye hano kuri Dreamax TV.